labile affect ni imiterere y'ubuzima bwo mu mutwe igira ingaruka ku buryo umuntu agaragaza amarangamutima ye. Umuntu uyifite ashobora kugaragaza amarangamutima adahuye n'ibiharimo, urugero nko guseka cyangwa se kumwenyura mu muhango wo gushyingura, cyangwa se nyine kurira bikabije mu gihe kitabiteye. Iyi miterere cyangwa se aya marangamutima ameze gutya arangwa kandi n'ihindagurika rikabije kandi ritunguranye ry'ayo marangamutima nyine. Ndabasuje kandi mbaye ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life. Ni hano kuri Muhire Psychiatrist channel tubagezaho byinshi bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imibanire. Uyu munsi wa none mu kiganiro tubagezaho buri wa gatatu w'icyumweru tukagaruka ku bijyanye n'indwara cyangwa se ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Tugiye kurebera hamwe indwara cyangwa se ikibazo cyangwa se ikimenyetso cy'uburwayi kizwi nka labile affect. Labile affect ni iki? Turasobanukirwa neza irihindagurika rikabije cyane ry'ibyiyumviro. Ngiye bakusanyirije kandi ugiye kubibagezaho ndi Muhire Psychologist. Nizere ko wamaze gukora subscribe hano kuri Muhire Psychiatrist kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tubategurira tukabagezaho. Nanabibutsa ko tubahuza n'izobere mu by'imitekerereze ya muntu. Ubaye ukeneye kuvugana n'umutherapist uratwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri adresse tuba twashyize muri description. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Mu miterere nyarwanda aho imibanire ndetse n'imigenzo bifite agaciro gakomeye, labile affect ishobora gutuma umuntu adasobanukirwa neza, agafatwa nabi cyangwa se nyine agahura n'ivangura. Niyo mpamvu kuyisobanukirwa ari ingenzi ku baganga, abajyanama mu mitekerereze, abarezi ndetse n'imiryango. Dore ibintu by'ingenzi ukwiye kubanza kumenya mbere yuko twanzika tugatangira twumva neza icyo labile affect ari cyo. Labile affect ni igihe umuntu agira ihindagurika ritunguranye ry'amarangamutima ridahuye n'ibiharimo. Iki kibazo kandi gishobora guterwa n'indwara zo mu mutwe, indwara z'imyakura, neurological condition, cyangwa se gukomereka k'ubwonko. Kuvurwa bishobora kubamo imiti ndetse n'ubujyanama mu by'imitekerereze, cyane cyane iyo hari indi ndwara yabiteye nk'uko turi buze kubibona. Labile affect ni iki? Labile affect igira ingaruka ku buryo umuntu agaragaza amarangamutima, aho ashobora kugaragaza amarangamutima adakwiriye mu bihe runaka. Ibi ngibi bishobora kubamo guseka mu bihe bibabaje, kurira nta mpamvu igaragara, cyangwa se nyine kutagaragaza amarangamutima aho byari biteganyijwe cyangwa se aho byari ngombwa. Iyi miterere irangwa n'ihindagurika rikabije cyane kandi ryihuse ry'amarangamutima, kandi rimwe na rimwe uyifite ntamenya neza ko ibyo agaragaza bidahuye n'uko yiyumva imbere muri we. Dore ibimenyetso bya labile affect. Uburemere bwa labile affect buratandukanye cyane bitewe n'umuntu. Ibimenyetso bishobora kugaragara. Ibyo bimenyetso birimo kurira nta mpamvu igaragara cyangwa se nyine ku mpamvu zidashimishije abandi. Harimo guseka cyangwa se nyine kumwenyura mu bihe bidakwiriye nko mu muhango wo gushyingura cyangwa se mu kiganiro cy'akazi. Kutagaragaza amarangamutima mu gihe byari biteganyijwe cyangwa se byari ngombwa, nko kumva inkuru itunguranye ntugire amarangamutima ugaragaza. Kunanirwa kugenzura amarangamutima nko gukomeza guseka nubwo igisetsa kitaba kigihari. Kugaragaza amarangamutima adahuye n'ibiri mu mutima nko guseka mu gihe umerewe nabi cyangwa se bya bindi bavuga ngo ninseka mbabaye. Ihindagurika ritunguranye ry'amarangamutima, guseka ugahita urakara. Ibi nabyo ni ikimenyetso gikomeye cyane cya labile affect. Kutumva uruhutse nyuma yo kugaragaza amarangamutima nabyo bishobora kugaragaza umuntu ufite labile affect. Abantu benshi batekereza ko ari mood swings zidasanzwe, nyamara labile affect ibikabije cyane kurushaho. Izwi kandi ku yandi mazina nka emotional lability, pseudobulbar affect, PBA, inappropriate affect cyangwa se involuntary emotional expression disorder, IEED. Ijambo labile risobanura ikintu gihora gihindagurika. Iyi miterere irenze cyane ihindagurika risanzwe ry'ibyiyumviro kandi ishobora guhungabanya cyane ubuzima bw'umuntu bwa buri munsi. Dore impamvu zitera labile affect.
Labile affect ishobora guterwa n'indwara z'imyakura neurological disorder, indwara zo mu mutwe psychotic conditions, cyangwa se nyine gukomereka gukomeye cyane ku bwonko brain trauma injury. Iterwa n'indwara z'imyakura akenshi habaho ikibazo gikomeye cyane mu itumanaho ry'uturemangingo two mu bwonko. Mu ndwara zo mu mutwe kwibeshya delusions n'ibyo umuntu abona bitariho hallucination bishobora gutuma umuntu agaragaza amarangamutima adakwiriye. Labile affect ifitanye isano n'indwara zikurikira: indwara ya bipolar disorder, gukomereka ku bwonko trauma brain injury, borderline personality disorder, dementia, schizophrenia, post-traumatic stress disorder, multiple sclerosis, stroke, Parkinson. Ibibyimba byo mu bwonko, ibi byose ni uburwayi bushobora gutuma umuntu agira labile affect. Si buri gihe labile affect iterwa n'indwara. Izindi mpamvu zishobora guhitera zirimo umunaniro ukabije, guhangayika, stress ikabije. Ishobora kandi kuba ingaruka z'imiti imwe n'imwe, cyane cyane imiti igabanya agahinda gakabije antidepressant ndetse n'imiti ya corticosteroids. Hari ibimenyetso by'ubushakashatsi byerekana ko labile affect ishobora kuba ikimenyetso kibanziriza indwara ya bipolar disorder ku bantu bamwe. Reka turebere hamwe uko labile affect imenyekana. Nta kizamini cyihariye gikoreshwa mu gusuzuma labile affect, ariko guhindagurika ku marangamutima y'umuntu bihoraho kandi nyine bitunguranye bishobora kuba ikimenyetso cyayo, cyangwa se nyine bikerekana indi ndwara iri inyuma yabyo. Umuganga rero ashobora gusaba ibizamini rusange. Ashobora kandi kugenzura niba hari indwara z'imyakura cyangwa se zo mu mutwe. Ashobora no kubaza ibibazo bijyanye n'imyitwarire ndetse n'amarangamutima. Hari ibibazo bitandukanye bishobora kubazwa. Umuganga ashobora kukubaza ati se ujya wumva udafite ubushobozi bwo kugenzura amarangamutima yawe? Ujya ufata imiti imwe n'imwe? Wigeze gusuzumwa indwara z'imyakura? Wumva uruhutse nyuma yo kugaragaza amarangamutima? Amarangamutima yawe se arakubangamira mu buzima bwa buri munsi? Ibyo byose ni ibibazo umuganga ashobora kwibaza cyangwa se kukubaza kugira ngo amenye neza niba iyo myumvire cyangwa se iyo myitwarire, iyo miterere yo guhindagura amarangamutima ari ikibazo, ari labile affect. Ni ingenzi kumenya neza ko kugira ihindagurika rimwe na rimwe ry'ibyiyumvo bidahita bisobanura ko umuntu afite labile affect. Uburyo bwo kuvura labile affect. Labile affect ishobora guhungabanya cyane imikorere y'umuntu mu buzima bwe bwa buri munsi, harimo no gutuma agira imyitwarire ikabije cyangwa se nyine y'ubugizi bwa nabi. Ariko iyo ivuwe neza umuntu ashobora kubaho neza. Kuvurwa kwabyo bishingira ku mpamvu yitera. Yiterwa n'indwara runaka mu byo twavuze haruguru. Kuyivura bishobora gutuma ibimenyetso nabyo bigabanuka. Mu bihe byoroheje hari igihe idasabwa kuvurwa, kuko nyine no kugaragaza amarangamutima adakwiriye bishobora kubaho rimwe na rimwe ku bantu basanzwe mbese badafite nyine iki kibazo cya labile affect. Imiti ikoreshwa hashingiwe ku buremere bw'ikibazo ndetse n'izindi ndwara umuntu afite. Iyo miti ishobora kuba irimo antidepressant, imiti igabanya agahinda, iri mu cyiciro cya tricyclic cyangwa se SSRI. Iyi miti yose igabanya cyane ubukana ndetse n'inshuro zihindagurika ry'ibyiyumviro. Imiti iri mu cyiciro cya mood stabilizer, cyane cyane ku bantu bafite labile affect ifitanye isano na bipolar, ni Udexter cyangwa se dextromethorphan. Harimo dextromethorphan na quinidine yemerewe cyane gukoreshwa mu kuvura labile affect. Ubujyanama mu by'imitekerereze cyangwa se nyine ubuvuzi bukoresha ibitekerezo cyangwa se imitekerereze ya muntu. Ubujyanama mu by'imitekerereze cyangwa se nyine ubuvuzi bukoresha ibiganiro psychotherapy. Ubuvuzi bwo mu mutwe bufasha cyane cognitive behavior therapy irafasha CBT igihindura imitekerereze mibi igira ingaruka ku byiyumviro. Dialectical behavior therapy DBT
ufasha cyane mu kugenzura amarangamutima ndetse no kwihanganira stress. Uko wakwitwara mu guhangana na labile affect. Mu bihe bimwe labile affect ishobora kugabanuka uko igihe kigenda. Kwitondera uko wiyumva naho uri bishobora kugufasha. Inama ngiro z'ingenzi: imyitozo yo guhumeka neza. Guhumeka neza cyangwa se relaxation, uhumeka gahoro gahoro kandi ubigenzura bishobora kugabanya ubukana bw'amarangamutima. Kwitandukanya n'ibigutera guhindura amarangamutima. Niba uri ahantu hashobora kugutera ihindagurika ry'ibyiyumviro, gerageza kuhava. Gusaba ubufasha birafasha. Bwira inshuti n'umuryango uko umeze. Ibi ngibi bifasha cyane mu gusobanukirwa ndetse no kwitaho neza. Kumenya ibigutera ayo marangamutima, nubwo bisa n'ibitunguranye cyangwa se ibigutungura, akenshi haba hari ikintu kibitera. Wite cyane ku byo wakoraga ndetse n'ibyari bigukikije. Ngana ku musozo w'iki kiganiro, labile affect ni imiterere ikomeye cyane ishobora guhungabanya imikorere cyangwa se imibanire n'imibereho y'umuntu, cyane cyane mu mico ishingiye ku mibanire nk'iyi y'u Rwanda. Gusobanukirwa neza iyi ndwara cyangwa se iki kibazo, kuyimenya kare ndetse no kubyivuza neza bifasha cyane mu kugabanya ivangura, kongera ibyiyumviro ndetse no guteza imbere ubuzima bwo mu mutwe ku giti cy'umuntu ndetse no ku rwego rw'umuryango. Ngayo nguko rero, iki ni ikiganiro Psychology for Better Life. Nimba wakunze iki gice tubagezaho buri wa gatatu tukagaruka ku bibazo byo mu mutwe ndetse n'ubundi burwayi butandukanye, iki kiganiro ugikorere like ndetse unagisangiza abandi kugira ngo kigere kuri benshi. Nanabibutsa ko tubahuza n'inzobere mu by'imitekerereze ya muntu. Ubaye ukeneye kuvugana n'umutherapist, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri address tuba twashyize muri description. Yabakusanyirije ibi ngibi kandi wabibagezagaho, ndi Muhire Psychologist. Naho ubutaha mu kindi kiganiro.